Ngiriwe neza ubwije, mwanditse neza bukeye, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu kandi Kariyani. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro twise on assignment cyangwa ndi ku mukoro. Tuzajya tukibashiraho kenshi cyane uko bishoboka, turabasaba kugikurikira cyangwa kudushyigikira nk'uko musanzwe mudushyigikira. Uyu munsi hari ijambo natekereje nifuje ko tuganira, ijambo rivuga ngo gutinda kw'Imana siko guhera. Muvandimwe, birashoboka ko ushobora kuba ufite isezerano Imana yaguhaye, cyangwa hari icyo Imana yakubwiye ati ikintu nzakiguha ariko kikaba kitarasohoka. Ndagira ngo nkubwire ko gutinda kw'Imana siko guhera. Muvandimwe, dufite ingero nyinshi cyane dusanga muri Bibiliya by'abantu Imana yagiye isezeranya amasezerano agatinda mu buryo bushoboka bwose ariko agasohora. Dufite urugero rwa Ana, Imana yamusezeranyije umwana, Imana iramumuha. Dufite urugero rwa Simiyoni, Imana yamusezeranyije ko atazapfa atabonye agakiza. Umunsi yabashije kubatiza Yesu Kristo, abwira Imana ati Mana, icyo wansezeranyije urakimpaye, ubu ngubu nataha. Dufite urugero rwa Aburahamu, Imana yamusezeranyije umwana, arinda agera mu zabukuru nta mwana arabona, ariko mu zabukuru zibabona umwana, ndetse abasokuruza w'amahanga. Dufite urugero rwa Isirayeli, Abanyesirayeli bazengurutse mu butayu, Imana ibasezeranya ko izabageza muri Kanani, barazenguruka baratinda ariko amaherezo bashikayo. Bavandimwe, hari amasezerano y'uburyo bwinshi ariko ndagira ngo tuvugemo atatu. Hari amasezerano Imana iduha ubwayo. Hari indirimbo ivuga ngo baho ngiye niho namwe muzaba. Yesu Kristo yaratubwiye ngo ngiye kubategura aho muzaba, aho nzaba niho namwe muzaba. Iryo ni isezerano rya mbere. Irindi sezerano ni isezerano riri mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Isezerano ritubwira ngo nimwumvira Imana izabaha imigisha, izabaha imigisha y'urubyaro rwanyu, ibaha imigisha y'ubutunzi bwanyu. Hakaba imigisha ya gatatu isa nk'aho ari uguhiga, isa nk'aho ari uguhigira Imana. Ushobora kubwira Imana ati Imana numpa akazi, nzafasha abatishoboye, nzafasha imfubyi, nzafasha abakene. Uwo ni umuhigo wa gatatu. Bavandimwe, ndagira ngo dusangire inkuru. Hari inshuti yanjye twageze kuganira, hanyuma ambwira ko yigeze guhura n'umuntu, amara guhura n'umuntu aramubwira ngo ntabwo uzabyara. Ntabwo bari baziranye kamera, aramubwira ati ntuzabyara. Inshuti yanjye agendera kuri iryo jambo uwo muntu yamubwiye, arigendera kugeza yubatse. Ikibazo cyabaye amaze kubaka, atinda kubona urubyaro. Atinze kubona urubyaro, amajwi ya Satani akajya ahora aza mu matwi yiwe amubwira ngo rya jambo uwo muntu yakubwiye ngiri ryasohoye. Atinda kubona urubyaro, isaha ku isaha agahorana agahinda avuga ati Mana, kubera iki ngewe icyo kintu cyabayeho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko birashoboka ko wabona ibimenyetso bingana gute bikwereka ko Imana idafite kugukemurira iki kintu, Imana idafite kugukorera iki kintu. Ariko ndagira ngo nkubwire ko birashoboka ko hari amajwi menshi aza muri wowe akubwira iryo jambo, ariko icyo nkubwira ni kimwe: Imana yacu, Umuririmbyi niwe wavuze neza, aravuga ngo ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Ayo majwi yose akuvugira mu gutwi akubwira ngo iki kintu ntikizasohoka, ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu izitinze isezerano ariko ntiriza rihera. Bavandimwe, Imana kenshi dutinza ku masezerano yacu kugira ngo idukuze, kugira ngo iturinde. Akenshi kandi isezerano ry'Imana rizayitinda kubera ko igihe cyayo cya nyacyo kiba kitarashika, igihe cyayo perfect time iba itaragera. Ndimwe ndagira ngo dusangire iki cyanditswe kiri muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Haratubwira ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Dusiremo ijambo ry'Imana. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31 hatubwiye ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya,
bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Muvandimwe, ushobora kuba ufite ubwoba, ushobora kuba ufite ibiguteye kwiheba, ariko ndagira ngo nkubwire ko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamuhera ibyiringiro. Ibidutera ubwoba byose, ibidutsikamira byose, nta kindi gishobora kubica intege usibye kwiringira Uwiteka. Turabashimiye mwe mwabanye natwe kuri on assignment. Nakagaruka, Imana ibahe umugisha.